yesho abasaza reka mbabwize ukuri reka dusabe no muntu subscribe sibyo abanyarwandakazi mubona mureba filime mutazi aho ziva mukabona inkuru mutazi zitangaje mukore subscribe kuri Inyarwanda Cinema. Ejo nagira ngo bahikaze kuri Inyarwanda Cinema nje numva ndarafatika boy chata boy simplify kuri uyu munsi tugiye kubana tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ese sinema nyarwanda irabura iki ngo igere ku rwego ruri hejuru nk'ibindi bihugu nka Nigeria, Tanzania ndetse na US muri Hollywood cyangwa Bollywood mu Buhinde. Turi kumwe rero muzi Ubuhinde mitanibuka ko turi kumwe n'umuhungu w'abanyarwanda. Namaste. Namaste. Fresh bro. Amakuru. Ime aya Shananje ndaho ari kumaze iminsi warabuze iminsi kuva amasi y'inzawe kuntu bimeze. Kumboda bana bata na impai. Kumboda bana bata na impai. Ndarenze ngo ngigendo vuze. Wameze neza. Yeah, ni fresh. Patere ni umuntu ukibwira abanyarwanda. Patere no mushima na mwana w'umukatolike kuba kandi umuntu ukunda abana. Ndo wowe ne ko bajya bavuga ngo umuntu mawe uteye inda ntabwo wayihakana kubera ko umwana azavuka atandukanye nk'uko njye nateye mu munyarwandakazi kubera ko bashobora kuvuga ngo uwanje ujye ubibona cyatse mu gukora DNA test ariko wowe imisatsi ishobora kukunyomoza wowe ukakugenera nta mukobwa uraza kubera ko wamuteye inda wowe utaba wabimbwiye narabyemeye ko n'uwanjye yitwa nde n'uwateye umwana bamwitarana Pateri. Okay, ndagira ngo mbabwire rero ngo turi kumwe na Pateri mwamumenye kenshi ku macana Pateri mpamvu ndi muganije no kuba mu gisata cya sinema kandi nk'abantu umuhungu muri sinema nyarwanda umaze gukina muri filime zinga oya ntabwo namenye umubare bro ariko icyo nzi ni uko inyinshi na kimwe ni uko ari muri sinema nyarwanda oya muri inyarwanda sinema mperutse kuganira n'umuntu umwe ukina komedi arambwira ati hari ibisata bibiri hari filime hari na komedi wowe ibyo bintu wabitandukanyiriza abanyarwanda njye nabitandukanye njye muri sinema ntabwo ndi muri komedi umereza urugero rwa filime mu Rwanda umereza urugero rwa sinema mu Rwanda Nsabi sibyo hari Nsabi ni iki Nsabi ni komedi sibyo hari na imidana tisi ntabwo ari muri komedi ariko biratandukanye ubwo ngende ngo urugero uvuza abantu ku giti cyabo ntabwo uvuze filime bakina aricyo bahita nk'iki ariko muri babita nk'ine Nsabi irahari sibyo Dr. Nsari Dr. Nsari n'umuntu hari iyindi bita Tesi ukina muri My Secret okay Secret akomeretse kubona amakuru yuko bari bamugiraga crash no gusa arayikugirira ntabwo nyikigirira tusigaye tuyigirira gute tusigaye mukundana shuba uri single kandi ukaba ufite umuntu mukunda oya ariko kuba crush umuntu ntabwo bivuze ngo murakunda mu kinyarwanda crash njye mbifata nk'aho ari irari sinzi impamvu ushobora kungangura ikintu ufite irari kuri tesi byamarwa neza yari kuma gute mu rwego mu rwego rw'ubu Pate tubwire itandukaniro imvune zawe kuva aho wamenyekaniye ku mbuga nkoranyambaga n'imvune zawe muri sinema ese nyine tunganiriza ubuzima bwawe muri sinema ntabwo nari nzi ko ibi ngibi bizaza nari mfite inzozi zindi zo gukina football ariko zo kuba umwataka wataye
ariko asebye n'umuco kuva njye nawe twamenya kuba ndi kumwe nawe uryitegerereza kuko nakumvaga muri filime kuvuga boy turabona face to face birangira tuba inshuti tuba abavandimwe ndabizi ko turi abavandimwe njye nawe ariko mba twabyanye tuba abavandimwe birenga ku bavandimwe uba mukuru wanjye murumurasa ako iminsi yagiye igenda urabizi ubu ngubu ikintu wishimira ni kumenyana nawe ni kumenyana na mugemana nikumva iyo naza ku wundi we ntabwo nari kubona wenda umukuru wanjye uvuze ku bigendanye na papa ndagira ngo ukunda kwita abantu hafi ya bose papa nahera kuri iyo ngo mwibuze gukora interview musanga muri interview avuga ngo yemeye kuba papa wawe niba waryaga indagara ugiye kurya urya ifi niba waryaga ibishabiro ndabivuga mu kinyarwanda ugiye kujya urya inkoko agiye kugushakira perime ugiye kuba umushoferi we ugiye kujya kureka inzoga unywe icyayi ibyo bintu akwemerera akazi kuri televiziyo none ubu ngubu ndasubiza none ubu ngubu warafunze uragira ngo utuganiriza abantu b'Inyarwanda ukuntu byagenze kugira ngo ibyo byose uvuze arabimenyesha nageze kuri televiziyo bwa mbere kimwe bro aranjyana ankubitamo inkoko ndavuga ati wallahi uri niwe boss tutashye ankubita 2,000 titaha ahangaza kuzana ku kazi ngiye kuzana ku kazi bro iyo modoka ntayo niyo perimi ntayo bro akugira ngo muniga ane ku mitwe nta mwifuriza ibibi ntabwo nanambikiye ko namwifuriza ibibi afungurwe cyangwa habiri amategeko niye abigenza ako ku mutima wanjye ni umutekano ku myaka yawe uri umwana kandi umwana hari igihe atekereza gucumura cyangwa se akavuga ngo wenda baravuga ngo umugabo ngaseka imboro n'ubu ngubu ucyumva ko yongera akacyumva ubuzima bwawe umutima wa utekereza numvaga ari byiza cyane ukambwira impamvu ari byiza yabereye abantu buri gihe kuko turabizi ni benshi batubwira ngo bro ngo muza ngo ugiye kubaka ikanitanga urugero ari umupasiteri amwe ugiye kubaka inzu ku musenyi uramuvuga ntabwo nzi n'ubuzina rwiwe n'urw'imana ndakuma bro ndaguha urugero ndinde kuba urugero ugiye kubaka hafi inzu y'umusenyi ntayo nubatse ahubwo n'umugore kimwe yagenda ahubwo zabyeyi yambwiraga ngo ureke izo nimakaje imbere nkakomeza ndakumva izo ntazi mwese ikindi cyane petit frère baramubatije bamubatiza mu bakristu mazi magari mazi menshi ariko grandma yamusumije kuri bye yaravuga ati amasaka araryoha ariko amasaka araryoha kandi yarabatijwe bro yakumva kandi urabizi aho yabaga araza aravuga ngo amasaka araryoha right now anywa inzoga amagambo pastor yambwiye ngewe ndayumva mfite kwakira abanywa n'abatanywa kandi twese na padiri uretse ko Imana ikunda abanyabyaha Imana ikunda abanyabyaha ikanga icyaha na padiri asoma kuri Bible bro ati gahunda ya leta yitwa tumoresi wigeze uyumva ndayemera wayumvisha yego ikorwamo iki igakoreramo iki tumweresi rero ni ukunywa gake tugataha neza amahoro wari wasinda ngo uraboneze mu muhanda ubu nasinze yego
ni iki wabwira abantu bataratangira kunywa? Inzoga ntabwo ari nziza sibyo, ntabwo ari nziza kuri bato. Inzoga si nziza sibyo kuri twebwe n'abandi bantu bose. Utazishoboye reka sibyo, bazishoboye rero reka tumwereze tumwe gakeya. Pate dusoza turagira ngo uzi ikintu bwira abakunzi b'inyarwanda sinema ku bigendanye na sinema yawe. Ese uzakomeza kujarajara ujya gukina muri ba Nyambo, muri Miss Murenge, cyangwa uzashikama aho ngaho? Gira ikintu wizeza abakunzi, mbibutsa gukora subscribe mw'abanyarwanda, munaduhe views, munaduhereze na comment, kubera ko bino bintu turabibakorera kugira ngo mwishime, sibyo? Gira ikintu wizeza abantu. Ubu ndi kunyarwanda sinisiyo, ubu ndabikwemerera kubura nta handi hantu mfite kontra cyangwa mfite kujarajara nk'uko bivuze sibyo. Mfite kontra Inyarwanda sinema, ngomba kwikorera n'ibyo byanjye byose sibyo bro. Kandi ikintu nsabye badukorere share, subscribe, banaduhe interviews sibyo. Bisabye biko ku mutima murakoze. Njyewe ndumva ntanyuze. Uzi indimi bro, reka nize ukuri. Nanjye nize nkaya. Oya akisha umudaki. Nize oya betse nsubize ikibazo. Oya nize nkaya yakuru. Nize muri JS sibyo. JS iki? JS Muramba bro. Rekumva komeza oya komereza ese wakomeza. Okay reka nkomeza. Ufite diploma? Ndayifite. Nakoze cyane. Nawe yesha ciao. Yesho abasaza reka mbabwize ukuri, reka dusabe no muntu subscribe sibyo. Abanyarwandakazi mubona mureba filime mutazi aho ziva, mukabona inkuru mutazi zitangaje, mukore subscribe kuri Inyarwanda Cinema.